so turibuka ko ibice bitandatu byakozwe n'intumwa Luka aracyarimo kwandikira Theophilo amubwira ibyo Yesu yakomeje gukora even in his physical absence, adahari yasubiye mu ijuru. Ibice bitanu tubona intumwa zirimo zikoreshwa imirimo n'ibitangaza, many even the previous verses, ariko the result cyangwa se icyavagamo nuko abantu bakizwaga, abantu bizeraga Imana, and every opportunity babonaga they preached the gospel, bavugaga ubutumwa bwiza. Ariko tunabona barwanywa bigisha b'amategeko, abakuru, abatambyi babarwanya ndetse bababwira bati stop preaching in that name, banatinyukaga no kurivuga mu izina. Ariko tukabona intumwa mostly bakunda kumentioninga Petero na Yohana, and the logic I think nuko yisomye mu gitabo mu butumwa bwiza bwa Yohana, ubona the last chapter Yesu abwira Petero ati ragira intama zanjye, ndetse bikaza no kuvaho amubaza Petero, amubaza se uriya we bite, yavugaga Yohana, uriya we azakomeza azasaza nta uzamukoraho, maybe kuna no kuvuga ko yari yegereye Yesu cyane, yakundaga kumwegera cyane. Amen. John, and maybe niyo mpamvu bakunda kugaragara hano nk'abari imbere, ndetse Petero tuzanabona naho avuga ati muzi yuko umwami ari igihe yahaye kubayobora. So niyo ukunda kuvuga, ariko bishoboke cyane ko yabaga ari kumwe n'izindi ntumwa the 12, ariko hari n'abandi abakomezaga gukizwa, bakomezaga kuba hamwe, bakomezaga gusangira ibyabo ariko banasangira n'ijambo ry'Imana, bakundaga kuba bari hamwe ari benshi. Ejo rero twashoje tubona ndetse Gamariyeli abwira abandi batambyi n'abakuru ati aba bantu mubaha igihe, niba ari ibyabo ari iby'abantu bizatsindwa, ariko niba ari iby'Imana ntibishobora gutsindwa, niyo mwakora iki namwe ntimwabitsinda, ntimwabihagarika rwose. And that is a great message ko uwizeye Imana, uwiringiye Imana ndetse ukora iby'ubushake bw'Imana, nothing can ever stop him, kuko Imana nyine niyo ibiri mu kubikora. So tukomeze na chapter 6 of Acts, ngo nuko muri icyo gihe abigishwa bakigwira, ubwo ni muri icyo gihe ubutumwa bwiza bukibwirizwa muri iyo minsi umwuka wera. Hano tubona from chapter 2 umwuka wera rwose amanutse, nibaza ko ari muri ayo mezi makeya. Uko bakomeza kubwiriza niko abakizwa biyongeraga, kandi ndetse ubwo ukijijwe burya abatangiye guhinduka umwigishwa, kuko abarimo kwigishwa nyine kurushaho gusa na Yesu. Ngo bakigwira, abayuda ba Kigiriki batangira kwitotombera abaheburayo, kuko abapfakazi babo bacikanwaga ku igerero ry'iminsi yose. Hano turabona two groups, hari abayuda baturukaga mu Bugiriki, ariko hari n'abayuda b'abaheburayo bari aho ngaho i Yerusalemu. Zari two groups ariko zipinganwa, kuko abaheburayo, abayuda b'abaheburayo bumvaga ko aribo bari noble ndetse agakiza ari akabo, babaga i Yerusalemu. Ariko hari n'abandi bari baragiye mu yandi mahanga, n'abandi bavuga ngo bakigiriki, babaga in other nations, ariko nabo bari abayuda ndetse bizeraga. These two groups zombi zarizeraga, ari abayuda baturuka mu Bugiriki, the nations, ariko nabo i Yerusalemu b'abaheburayo nabo bari barakijijwe. Noneho kuko rero aba b'abaheburayo aribo babaga bari imbere, urumva nibo biyemeraga bari imbere, they regarded themselves nk'abari imbere, possibly bikagaragara yuko batakonsideringaga abapfakazi babariye abayuda bandi bo mu Bagiriki. Mu kubakonsideringa hehe? Kwigerero. Igerero ni kwigaburo, kwa kundi basangiraga ibyo kurya, basangiriraga hamwe, ko twabonye mu bice bibanza ko nta n'umwe wagiraga icyo akena, barabizanaga and bakabigabura, or they shared biturutse no muntu icyo akennye. So group imwe rero itangira gucomplaining ivuga ngo twebwe abacu they are not considered, barasigara. So you understand ko habaga hari the sharing of the word, ariko hakaba even sharing of the material needs.
so one group igasigara. Ibi bigaragaza ubukene bwa organization y'aho hantu, cyangwa se kwita kuri kimwe ikindi ntikitabweho, kwita kuri the spiritual needs ariko ibindi ntibyitabweho. Ariko there is even something behind gikomeye cyane cyuko Satani yagerageje kurwanya the preaching of the gospel from outside, from the priests, kuva mu batambyi, kuva mu bakuru, bababwira please stop preaching, muhagarike. So Satani yagerageje kubarwanya from the outside, biramunanira cause the message yakomezaga kubwirizwa ndetse n'abantu bagakomeza gukizwa. And now he is starting another war from the within. Satani atangiye urundi rugamba rwo kubarwanya no kubaca intege no kubacamo ibice from the within. You understand, niba ari itorero itera ikoraniro rimwe, ibice bigatangira kwirema ibice. Twebwe iki gice cyacu, mwebwe ntimuduconsideringa rararara. Ubwo icyo gihe burya rwose, if a war starts from within, ubwo muba mwacitsemo ibice n'umurimo wanyu ntugerwaho. So now the devil is, Satani atangiye kubarwanya from the within, abakijije ubwabo. Ariko nabwo tugiye kubona kuntu yatsinzwe because nothing can ever stop the spreading of the preaching of the gospel. Nta na kimwe rwose gishobora guhagarika ibwirizwa ry'ubutumwa bwiza. So nubwo habaye two groups zitangiye guhangana, mwebwe ntimwita ku bapfakazi bacu, uyu munsi ngira ngo bahita bagenda bakajya kwishingira church yabo kwabo. So ngo abo 12 the apostles ngo bahamagara abigishwa bose from these two groups, ari abo mu Bagiriki, ari abo mu Baheburayo, ngo barababwira bati ntibikwiriye ko turekera kwigisha ijambo ry'Imana, kwicara ku meza tugabura rwose. Bati twebwe we are here to preach the gospel, ntibikwiriye ko tujya guhagarara ngo duhagarike kubwiriza, tuze kugabura ibyo kurya kugira ngo hatagira n'umucika. Because these 12 were appointed for the preaching and prayer, gusenga no kubwiriza. Dusoza igice cya 5 twabonye ko ngo barabwirizaga mu nsengero no mu ngo, even at home. Twebwe nibyo tuzakora. Bigende bite rero kugira ngo kavuyo kaveho? Satani agiye gutsindwa nanone. Ngo nuko bene data, mutoranye muri mwe abantu 7 bashimwa, buzuye umwuka n'ubwenge, tubashyire kuri uwo murimo. Uwuhe murimo? Umurimo wo kugabura ibyo kurya kugira ngo hatagira ucikana. Ngo ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Twebwe umurimo wacu is prayer and preaching the word. Ngo ariko mushake abantu 7 muri mwe b'inyangamugayo, buzuye umwuka w'Imana, umwuka wera, kandi bafite ubwenge, tubashyire kuri uwo murimo. Hano ndakuramo amasomo 2. Isomo rya mbere nuko impano yanjye niyo ngomba gustikingaho, singiye kujarajara. If I am to teach, reka nigishe, no kujya kurwanira kuririmba, no kujya kurwanira gukubura, no kujya kurwanira kubara amafaranga. But if nanone my gift, Imana yarampamagariye kuririmba no kujya kurwanira ibindi, because uzasanga abantu benshi icyo bapfa uyu munsi mu itorero ari uko umwe ashaka kuba byose, ari uko umwe ashaka gukora buri kantu, ashaka kugaragara muri buri kantu. Ntabwo byakunda. Kugira ngo itorero ribenefitinge, nuko buri umwe ahagarara mu nshingano ze. So hano rero ntibashatse kuva mu nshingano zabo, ahubwo babonye yuko hari n'abandi babishoboye. The condition nuko bagomba kuba bafite umwuka wera, definitely barakijijwe kandi bafite n'ubwenge bwo kubikora. And now verse 5 ikavuga ngo abahateraniye bose bashima ayo magambo, batoranya Stefano, umuntu wuzuye kwizera n'umwuka wera. Uwo ni Stefano na Filipo na Purokoro na Nikanor na Timoni na Parumena na Nikolao wo muri Antiokiya watoye idini y'Abayuda.
these are 7 people. Barabatoranya, ubwo bari buzuye umwuka w'Imana, bafite ubwenge kandi bakiranuka, ngo babashyira imbere y'intumwa, kandi bamaze gusenga babarambikaho ibiganza. This is twavuga ngo barabimika mu magambo y'uyu munsi. Barabatoranya with those preconditions, ko ari abantu b'inyangamugayo, bemewe n'itorero, buzuye umwuka w'Imana, kandi bafite ubwenge. Aba rero ubu babonye umurimo wo gukora. Arabona uzasoma kare bavuga ngo birashoboka ko bari barindwi kugira ngo bagabane iminsi, umwe akore kuwa mbere, undi kuwa kabiri, undi kuwa gatatu, I don't know, cyangwa se wenda bose baziraga rimwe uko abantu babaga ari benshi. Ibyo ntacyo biri butumarire. Icy'ingenzi ni ukubona yuko noneho intumwa zari zigiye gukomeza guconcentratinga ku gusenga no kwigisha ijambo, hanyuma abandi nabo bagakora undi murimo wa service. Rwose in a church hagomba kuba harimo abantu bafite inshingano zitandukanye, kandi buri umwe akita ku nshingano ze. Ngo nuko ijambo ry'Imana rikomeza kwamamara, umubare w'abigishwa ugwira cyane i Yerusalemu, abatambyi benshi bumvira uko kwizera. Actually birakomeza kutwereka yuko whenever there is gukora neza in the church, byose ni ibishyigikira the preaching of the gospel, bigatuma abantu benshi bakizwa. If the end result is not ko abantu bakizwa, then what is being done ntibiri mu murongo. Ibigaragaza ko ibikorwa n'itorero biri mu murongo, nuko abantu bakomeza gukizwa, bakomeza kwizera Kristo, ndetse bakababarirwa ibyaha byabo bagakizwa. So birongera kutwereka yuko buri muntu wese mu itorero afite icyo yakora, kandi yagikoze neza byose biruzuzanya. There is no competition. Ntabwo ari competition, but there is complementarity. Harimo kuzuzanya. Si uguhiganwa, si ukurushanwa, ahubwo ni ukuzuzanya. Umwe abwirize, undi yigishe, undi asenge, undi aririmbe, undi akorope, undi ahanagura ameza. Uzabona umuntu umwe akinjira agahita abona hejuru ku mabati hariho umurayi, akabyitaho because nicyo kintu rwose kimukurura agenderaho cyane. Undi ikimuraje ishinga ni ugucuranga, undi ni ukukora protocole, ubwo byanabaye byinshi, undi ni ugupima umuriro w'abinjira muri church, thermometer, kureba body temperature kubera covid. Iyo bavuze bati turashaka abantu bazaza kwitanga, kujya bashyira abantu ku mirongo binjira no guhana intera, observing covid measures, umwuka abona byiyumvishemo cyane. Undi ati this time ni ukujya gukoropa church, na ukabona buri muntu ibyo akora akabikora ari for complementarity, ari ukuzuzanya, not kumva yuko umwe aruta undi. Njyewe ubwo mbwiriza ni njye ukomeye, nzajya nza nyuma nicare imbere, baranyakire n'amashyi menshi, ubwo nanjye nkumva ko nkomeye. Oya rwose, ahubwo buri umwe umurimo we urakenewe cyane muri church, that minus uwo murimo iyindi mirimo nta kizageraho. When there is complementarity, iyo hari ubwuzuzanye, bituma na Satani washakaga kurema ibice from the within atsindwa, kuko hari ubwuzuzanye. Hanyuma uko gutsindwa kwe bigatuma the preaching of the gospel and every service being done in the church leading to people being saved, bagakizwa kandi bakemera ukuri kw'Imana. So we are stopping here today. Tubona rwose nge nakuramo aya masomo. Irya mbere nuko nanjye ndakenewe muri church, kandi iby'Imana yampamagariye birakenewe muri church. Icyo ni icya mbere. Number 2, ubwo nkenewe n'undi arakenewe, kandi dukenewe mu mirimo itandukanye bitewe n'uko Imana yaduhamagariye mu itorero. Hanyuma iyo mirimo rero buri umwe ayihagararemo, not to compete cyangwa se kumva ko umwe uri superior kuruta undi, ahubwo buri umwe agahagarara mu nshingano ze kugira ngo twuzuzanye, hanyuma bitume benshi bakomeza kwizera. Nk'uko tubonye ku murongo wa 7, ngo umubare w'abigishwa ugwira cyane. Umubare w'abigishwa cyangwa se umubare w'abakizwa uzagwira cyane niba itorero rihuje, rifashanya, ryuzuzanya.
yego numva ariyo sengesho twasengera amatorero yacu, twasengera abashumba batubereye ku ruhembe batuyobora, twasengera buri muntu wese kugira ngo buri mpano yose iri mu itorero yo kuzima yake, buri muntu ahagarare mu nshingano ze and azihagararemo, not to compete but to complete each other. Father, we thank you for your love, for your goodness. Turagushima ko waduhaye Kristo kandi buri wese wahamagaye wamuhamagariye inshingano runaka. Ndasengera itorero kugira ngo mwami buri uwo wahamagaye ahagarare mu nshingano ze, atari ukurwana, atari kurushanwa, ahubwo ari ukuzuzanya kugira ngo mwami benshi bakomeze gukizwa, biyongere ku mubare abo wahamagaye, abo watoranyije bakizwe, biyongere ku mubare w'abakijijwe. Urakoze kudukunda kandi ukomeza kubiduha. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen, amen, amen.